twagarutse sibyo twagarutse muri studio witwa nde yewe nitwa Jonathan wewe witwa nde Jonathan wewe izina ryanjye wewe witwa nde nitwa Latifa abantegeye naho bantegeye cyangwa nibantegeye bantegeye gusa byagombaga kuba aho bantegeye sibo bambonera noneho mu myandikire aho barayibagirwa muze hajya kuburana ariko umwana akamwita amazina mukayahindura mwebwe n'umwana wa na B burya birakurikirana nimuze afata B ibibazo bikomeye cyane ariko ntagarama babareba kuko aho bantegeye unjyanye he yes mu kiganiro uri cyabaye ejo bimwe n'undi mu president wa Republika yabwiye abari bari hariya muri BK Arena yagarutse ku kibazo cy'umutekano mu karere cyane cyane muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo anavuga ku basize bakoze jenoside mu Rwanda muntu wafashwe ariko nawe ngo yavuzweho ntago ari ngo yavuzweho nyine mwanditse hehe yamubuze muntu wafashwe Karatifa ngewe bitaga kweri ngewe nari mfite ikaramu baba bicaye ukurikiye ngewe baramuvuze ariko reka tuze kureba hari amashusho ahari byanga bikunda avuga kuri FDLR urumva ikintu yarakomojeho yatangiye avuga ati intambara ihari murayizi hari intambara turwana y'ubuzima yo gusavayivinga hakabaho n'intambara muzi ati rero umutekano wo mu karere n'ubundi nawo turawuvugaho kuko nawo hari ikibazo ahera muri 2002 asubira inyuma muri 2012 avuga ahantu ibintu byose byagiye bitangirira avuga ko n'ubundi umutekano muke uri muri Republika Demokarasi ya Kongo nta ruhare u Rwanda rwagize gute rwawugizemo agaga kuri ka kantu bavuga ngo AFC/M23 sponsored by Rwanda ati niko bose babivuga niko bashaka kubivuga iyo bibaye M23 bavuga yuko iterwa inkunga n'u Rwanda ariko FDLR abayicumbikiye byaragaragara bagashira ati bakavuga bugufi ati none ababicanyi baduhaye baturumbutse he ariko dufite abyivugira Jeff Muzungu Jeff abyivugira hanyuma Kevin nawaze atubwire uko yego Jeff dufashe uduhe ijambo ry'umukuru w'ukwanyu tugaruka mukanya twe twagumye tubwira isi yose ikibazo cy'izi ntera hamwe inkeke duhoraho u Rwanda ruhoraho ngaho turatewe ngaho ku mupaka ngaho barambutse ngaho bajugunye amabombo yisha abantu muri za Kinigi hehe hose abantu bakatubwira ngo ni bake ni biki ibyo ntibihagije niko kuvuga ngo ibyo muriho mubona muvuga ntibihagije mukwiye kuba mubona ibirenze ibyo nibyo bubakaga ejo bundi rero ibyo birenze ibyo nibyo bubakaga ejo bundi ntabwo byarimo gushyigikira interahamwe gusa no kurwanya abanyekongo babuzwa uburenganzira bwabo ahubwo byari birimo no gutera u Rwanda ndetse bikavugwa ku mugaragaro perezida wa Kongo akabivuga ku mugaragaro akavuga ko ashaka gutera u Rwanda azaruhindura uko ashatse akabivuga uyu munsi hashira igihe akabibara ko batamwumvise akabisubiramo ejo akabisubiramo wa gatatu abantu rero barimo kuvuga ngo ariko se ubundi yabishobora cyangwa murabyumva mutyo mukumva hari icyo bikwiye kuba bibatwaye arabivuga ari interahamwe ariho akoresha yubaka imbunda hari abaje kumufasha barimo n'abaturutse i Burayi abitwa abameriseneri nayo mbaherutse kera mu mateka barabazanye mwarababonye nabo banza baranyuze hano ariko nta babarenganya nta nubwo bazi geography ntabwo bazi ko
aka karere gateye n'amateka ntibayazi baba barabazanye gusa ngo bajye kurwana abasenere bavuye i Burayi baza kurwana n'abirabura ubu babasanga hano bakamenya gutoranya abantu ngo uyu ni iki uyu ni iki uyu ni iki. abo babohereje ubundi batubwira ko mu mategeko mpuzamahanga ubundi abamariseneri bafite icyo bivuze ntabwo bemewe ariko muri aka karere kubera ko barwanya u Rwanda cyangwa bafasha interahamwe icyo gihe baremewe niko baje ariko na mbere y'intambara no mu ntambara ntabwo tutigeze tubwira abantu ko ibi bizavamo ibibazo biduteye ibibazo kandi tutazabyemera tuzakora ibishoboka byose tukabirwanya niko byagenze rero ubu ibyo wirirwa ubona birirwa baturega muzi mu kinyarwanda gukoronga murabizi birirwa badukoronga gukoronga ni ugutukana bavuga intambara kwanza iri hariya muri Kongo ikabanza ikaba iy'u Rwanda icya kabiri ikaba ko ishyigikiwe n'u Rwanda byagera kuri FDR bakabivuga buhoro bongorera kuko ubundi ntibashaka no kubivuga kuko nibyo bashaka ko ari byo byabaho ko izo nterahamwe zakongera zikagaruka mu Rwanda zikica abantu cyangwa ntibanavuge ko nubwo bavuga ngo mujya mubibona ibyo bandika M23 AFC ko bashyigikiwe n'u Rwanda bagera ku nterahamwe ntibavuge ko bishyigikiwe na leta ya Kongo bakavuga ko ari abantu bari aho gusa bafite ukuri bari aho bashakisha barwanira ntibashobora kuvuga nta na hamwe uzabona ko bavuga ko interahamwe zishyigikiwe na leta ya Kongo ariko biroroshye kuvuga ngo u Rwanda rushyigikiye AFC na M23 ibyo se bibwira ko ari uko ababivuga batabizi batazi ibyo bavuga bazi ibyo bavuga niko babihisemo nuko u Rwanda bagomba kurushyira mu kibazo ndetse bakaruhana uko babishaka barangiza rero bikajyamo babandi abadukoroneje u Rwanda n'u Burundi na Kongo barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi ndetse ngo nabyo birwanye u Rwanda ariko ibyo biragenda bigira uruhande bisobanuka sinshaka kubitindaho turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze Yes, ubwo rero urabyumva nicaye kiri mwawe reka nicare nk'umuntu uri kuri televiziyo egeranya inshuti yanjye urumva umukuru w'igihugu yari kuvuga hari ukuntu utwarwa wewe wari wagiye basa bake bameze gutya kenda kugwamo muri kubwirizwa na pastor ati bamwe muri abo ngabo tugiye kubana neza turimo turagenda nyakubahwa minisitiri Nduhungire yabigarutse ko imishyikirano ibiganiro bigeze kure n'abaturanyi bo hepfo ngaha nyakubahwa perezida wa repubulika nibyo asorejeho rero byari ati turaza kubana neza byanga bikunda kuko hari ukuntu hari akaririmbo kajya kavuga ngo nta muntu wazanye ngo ibyo kwangariye ngo bimugwe neza
kwangarira rero nta ushaka kuvuga nta muntu wazanye sinyipfa nari ibintu kurayangura Rwanda nta muntu wazanye ibintu byo kubana nabi n'u Rwanda ngo ntabwo byakorwamo ntawe hari uzi ntawe wewe igihugu cy'u Rwanda kiratera ntabwo giterwa n'abakurambere babizanye ntabwo twabizanye kiratera ariko ntigiterwa anyway iyo giteye rero none ibibazo ukuntu tumaze kuba strong tumaze kuba ibintu ikintu kidashyigurwa haba muri politike no mu gisirikare niba igihugu kano kanya kirimo gitoza ingabo z'ibindi bihugu aricyo bivuze nabonye Brigadier General Nadir Rwivanga arimo avuga yuko u Rwanda ruri gutoza ingabo za Central Africa bari gutoza umutwe witwa Quick Reaction Force nababonye se ku igitangazamakuru buriya rero ni Quick Reaction Force bariya barenze swati yavuze ati abangaba nibo bazadusimbura nibo tuzasiga hano amasezerano dufitanye n'abarangiye bazaba bafite inshingano zo kurinda umukuru w'igihugu n'umuryango we kurinda uyu mujyi no gutoza noneho andi madiviziyo ubundi izindi ngabo mu bindi bice by'igihugu iriya quick reaction ushobora kugereranya na SWAT cyangwa se special force ariko special force ku rwego rwo hejuru kubera yuko nimba ari quick reaction bo baba barabatrayininze gutekereza kuri sanse ya 10 ikibazo kitari cyaba cyangwa se kibaye bahita babona igisubizo urumva turi gutoza Mozambique ingabo za Mozambique ntabwo bari imwe batoje hafi magana ngahe kandi ni byiciro biri kugenda biza zitari Mozambique saho nga gusa wenda ubwo aho ni mu ruhande ruri militaire aho dufite ingabo n'ahandi hagiye hatandukanye muri za Haiti muri za Sudani n'ahandi bigaragaza ko ku rwego rw'umutekano yavuze ngo se ubundi bari abatunanye urumva ngo tumaze guhagarara bwumeje ubundi wabonye umusaza ari muri Turukiya afite tuntu tw'utudrone gutya mu ntoki arimo aratureba urumva ibyo nabyo hari ikintu bivuze muri Turukiya kiriya nicyo gihugu cya mbere ubu ngubu gihagaze neza mu kugira drone z'intambara kandi zikomeye dufitanye ibibazo ubundi wabonye minisitiri w'umutekano ari kumwe na ambasaderi Inat Weisi wa Israel barimo baganira nyuma y'ibiganiro byabo tubona Rwanda yipakuriye ibintu hariya hakurya imwe y'imizigo urumva mu buryo buri kote militaire nakano kubwirira kote militaire tumaze guhaga kariya kantu ko karabashigisha erega niyo mpamvu ubona abarwana bavuga ngo nyaboneka Rwanda ni mukuru ubwirinzi hariya tubushirehe tujye kurinda umubiri gise umukuru w'igihugu agarutse n'ubundi avuga ati FDLR bavuga barikanze n'u Rwanda ariko iyo tugeze kuri FDLR bavuga mu majwi atuje ntibavuge ko barimo hariya ati nabo baduhaye mwarababonye urumva aho ni ku ruhande rumwe jya ku ruhande ruri diplomatique noneho cyangwa ruri politique aho naho tumeze neza tubatsinda umusubirizo aba ku ruhande kandi nta nubwo noneho ari no kuvuga ngo ni bya bihugu by'ibituranyi tugihanganye gusa muri politike tuziga duhanganye n'ibihugu noneho by'iburayi ntabwo tugihangana n'abarundi ntabwo tugihangana n'abagande ntitugihangana na ba Mobutu wapi ubu turi guhangana n'abanyaburayi urumva noneho Tshisekedi naza kuranga se umuntu uhangana muri politike agahangana na Afurika y'Epfo akayitsinda agahangana n'Ubufaransa akabutsinda agahangana n'Ububiligi akabutsinda ku rwego ruri politike uyu muntu uzi ubwo ngubwo ni byo kujya guhangana nawe navuga ko rero aho ngaho tumaze kuba strong ikindi cya kabiri twanasubije nanone gikomeye bigaragaza uburyo igihugu kimaze kwiyubaka ni ngo abacanshuro barwanaga hariya tubahaye inzira baragiye twahereye muri 1995 tugaragaza ikibazo cya FDLR mwanze kugira icyo mugikoraho ariko ibimenyetso biracyagaragara biriya biri mu bintu Jonathan niba aka kanya ndi kuvuga ngo nyaboneka boss aka kanya mfite ikibazo nimumfashe kugikemura nkakimubwira uyu munsi ejo sinkimubwira kuwa kane nkagaruka nkakimubwira kuwa gatandatu no ku cyumweru sinkivuge ku cyumweru nkagaruka wenda nkavuga iki azavuga ati ariko no muntu nawe ntabwo ari serious kuva muri 1995 kugeza n'ubu urwo nubwo twababwiye ikibazo cya FDLR kiri hariya mwanze kucyumva mwohereje abamashini baje guhangana gufatanya na FDLR n'abaki bose guhangana natwe mwanze kubyumva aka kanya haje umuntu wishe umwamikazi w'igihugu wa nyuma uri kumva araje aragaragaye imbere y'ibitangazamakuru mpuzamahanga icyo nacyo kiri mu bintu bivuga ngo ariko bya bintu u Rwanda rwavuze
bishobora kuba bifite ishingiro atansiyo hari ikintu nyakubahwa Repubulika mujye munota n'utuntu kutaba stable ku kintu ngo ugihagarareho ugiprove nabyo biri mu bintu bigaragaza yuko intambara uri kurwana idafite ishingiro ariko niba kuva muri 1995 tuvuga FDLR 2000 tukavuga FDLR 2005 dufite ikibazo cya FDLR 2010 kirahari 18 kirahari bateye inyamasheke na 23 kirahari na 25 tukaba turi kubona bamwe mu bari kuza bari kuva muri FDLR kandi bazize baye ku igihugu abantu bizatuma bicara bavuge ngo ariko iki kibazo niba cyaravuzwe kikaba kiri kugaragazwa n'ibimenyetso ko gihari why not tutabiganira hari ikintu wendaga kumbwira Perezida wa Repubulika yagarutse hariya mu gimono tutuntu avuga igimba natwanze bira ngo haga kayimba mbifite uyu mucancu harya araza kumenya avuye i Burayi koko azi which is which azi Keve azi Jonathan azi Latifa azi ahantu mutandukanye n'ahantu mutandukanye Nuvuga ngo naza we azacakiranye kuko ntazi gutandukanya Kevin ntazi gutandukanya ibyo turwana ntabizi nuvuga ngo azacakiranye byanga bikunda nuvuga rero ngo hari ikigomba guhinduka byanga bikunda nuvuga ngo ijambo ryose Perezida wa Repubulika avuze ujye unota akantu kuko niba nakubwiye ngo burya ushobora gukora ikiganiro ukagikora ukwezi bitewe n'ibyo wumvise umukuru w'igihugu ingingo ku yindi ari ijambo avuga none twe icyo tuberanga no kubisobanura abanyarwanda niba ugiye kuzana abacancuru abamilisiyoneri avuga harya bazi icyo abantu bari kurwanira bazi Kongo si bazi u Rwanda si bazi aho rugarukira si bazi iki bazi M23 se iri kurwanira iki bazi ibyo byose rero no kuvuga ngo iyo umukuru w'igihugu atanze impanuro nka ziriya ni buriya n'imbwirwaruhame yavugaga ejo n'ubundi ni ukwigisha no guhozaho twebwe bigisha abanyarwanda amakuru yamaze kugaragara yanatanzwe na bamwe muri bano bamasinari batangiye kuvuga hari abatangiye kuvuga itangazamakuru hari abavuze yuko rwose baje ari abasivile babakuye mu cyaro bati nimuze mujye kurwana ari abasivile kuko mu mategeko ntago byemewe uretse no kuvuga ngo umumasinari ntago yemewe mu ntambara y'ikindi gihugu noneho bo babazanye ari abasivili none se babazanaga ari abasivili bavuga ko bagiye gukora ntago bigeze babasirikare niba banabivuze babazanye ari abasivili bavuga ko bagiye gukora babahaye amafaranga babwira ko baje kurwanya 23 niba babona batukuye se ari abasivili babatinya Jonathan ibyo ngibyo reka tureke kubyinjira bo bavuze bati twebwe twari abasivile baratuzana baduha amafaranga nyine kugiye mutu nta nubwo babibwiye ibitangazamakuru bya nukuri ni ibitangazamakuru byo muri Romania twebwe twari abasivile ntaho twigeze kurwana nayo nabo nabarwayi bumvaga ko bagiye kurwana ariko nanone wareba civilian urumva udafite amafaranga iyo umwishyuye ubundi umumisiyoneri uramwishyura ntago mwakorana utamuhaye amafaranga ntago wari uri hariya we wabonaga ku mashusho hari ijambo riba muri Bibiliya ngo twagiye ngo tugiye kureba bari abantu bitwa abanaki ariko twabahagararaga imbere ngo tukamera nk'inzige biriya bigabo no kubihagarara iruhande uri ufite ubwoba cyangwa uhagaragara iruhande twabafotoraga dufite ubwoba ku buryo bariya abantu iyo baza kuba ari abasirikare koko banyabo ntabwo 23 yari kubaho nuko byari ibisivile ngo noneho byarebye ukuntu abantu bari gupfa birambika intwaro biravuga biti reka urabanga abagabo bo muri biriya bari ngabo bagabo bari abanaki byari binini bifite bitatuwaje ubona ko ari ibigabo ko kubona ko rero sekada ashobora kuba yaravuga ati mu ndebere ibyo tungana barabizana ariko nyine ishobora kuba yarabizanye kugira ngo abantu baza kwibona babone ko bazanye abantu oya ni nk'uko umuntu watuma umuntu abantu hano mu banyamakuru ajya bikora ati nzanire ibinyamakuru nzanire TV1 nzanire BTN nzanire ukajya kuzana uwamutumye ntabona ko uyu muntu ari wo muri BTN uza no kuzana utari we watumye milisiyoneri ashobora kuvuga ati genda tuzana milisiyoneri akigira mu cyaro cyiyongiye cyo mu bazungu cyiyongiye akazana bya gangsteri ariko barubatse ati nitubibona noneho tuzabivuga reba cya kindi bishaje hasi kijya bishaje hasi bakakimbwira ngo birambwiye ati we yaracisha zamura amaboko cye ko kubanyasa amaguru nyine Jonathan barabwira ko milisiyoneri neka ngo ntabwo bumva ikinyarwanda wiri kuyamubwiraga ibintu akabyumva ntabwo wumva indimi zindi ubahaye interview urumva baraje ati I don't speak French kandi yarakibwiraga ati ku banyamaguru ze nyine niba ngo rero Latifa kiriya ni cya cy'intambara
kuzana abacanshuro mu ntambara y'abenegihugu. ahubwo utaragera aho ngaho Keve, igihugu cyabohereje cyangwa se baturutsemo bizakigiraho izihe ngaruka? Ni cya cy'intambara ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabakoresheje mu ntambara. Hanyuma ku ruhande noneho rw'igihugu bavuyemo, kuko ntabwo ari igihugu cyabohereje aka kanya, nuko uwari uyoboye uriya mutwe wawo, iriya unite bari baturutsemo, kuko we ntabwo yari yaje, we ntabwo yari ari hano, we yakoranye deal na Tshisekedi na leta, we apanga abantu, leta yohereza indege, bariya barundira baraza, ariko we deja bari baramaze kumufata iwabo muri Romania. Ibi basivili bazanye umuntu yakinye deal na perezida wa Kongo, yego baravuga ati ngiye ushaka abantu bangahe, ajya Nyamasheke, nshaka abantu 300. Aragenda reba ibintu biri kuribwa n'inzara hirya yawe, ariko nabonye deal baconga umuhanda baraza, niyo mu byo ko muri abasirikare gusa, nta kindi mbasabye iki, barabizana biteretse hirya ngiye. So nta musirikare ari kwemera iya deal azi yuko bira cyakigize, urumva we ashobora no kubyemera, ariko kubera yuko kuri we ku ruhande rwe kereka naramuka afashwa akagirwa imbohe y'intambara, kereka naramuka arasiwe yakicwa, ariko ku cyaha cy'intambara ntabwo bo bagikuri cyakurikiranwa igihugu cyabakoreje n'uwabahaye akazi. Yego niyo mpamvu wabonye wa mwongereza Uburusiya bwafashe bamufashe nk'imfungwa y'intambara, bazana muri kora bamusubize, ariko igihugu kiba cyaramwohereje n'icyamukoresheje baba barakoze icyaha cy'intambara. Yego kubera ko kohereza umucanshuro mu ntambara y'abenegihugu ntabwo byemewe, yego ntabwo byemewe. Noneho ikindi gikurikiraho, kuba bo bwabo baraje mu gihe byaramuka bigaragara ko, urumva we ashobora guhaguruka mu gihugu cyavuga ati ngiya, ashobora no guhaguruka leta yahawe amafaranga, nk'uko Ramaphosa bivuga yuko leta yamwishyuye, nk'uko General Neva w'u Burundi Kinshasa bamwishyuye, ariko bakanishyura n'izo ngabo, bashobora no kwishyura Romania, why not? Hanyuma noneho igitangaje kinababaje ni ukuntu ibihugu by'Uburayi n'imiryango mpuzamahanga bacecetse kugera iyi saha. Niba namagane nibura, ntabwo tuvuze ngo niba bafunga, ariko nibura nibagaragaza iryo jwi bavuge bati ibintu byakozwe. Ngira ngo umuntu wabigarutseho ni Putin, uvuze ati birababaje kuba mwatinyutse mukajyana abacanshuro iriya ngo bajye kwica abaturage. Mu Burusiya babigarutseho bati ntabwo ibintu byakozwe byari bikwiriye, none muratubwira iki mwebwe banyaburayi niba muri kohereza abaturage ngo bajye kwica abandi baturage bo mu bindi bihugu mutanafite? Urumva nyine byose ni ikarita za politiki. Nibura hakabaye hararangize n'ugaragara avuga ati ibi bintu ntabwo byemewe n'ama, ariko urabona barumye gihwa baraceceka. Hari ikintu kiba ukavuga ati ni ukuri kw'Imana kudefandira ikosa biraza kuza kungora kurusha uko naceceka, kuko Tshisekedi cyarigeze bivuga ko Tshisekedi ntibavuye mu gihugu cye se, bagiye mu Rwanda se, wowe Tshisekedi ari kuvuga iki? Nyine mubwira ngo urumva iyo bazanye FDLR aravuga ati bariya ni ababo bohereje n'ubundi bari basanzwe bari hano, ariko se yari kuvuga iki kubona abazungu basohotse muri ariya mashyamba? Hari video yasirikengera nko mu kwa mbere cyangwa se mu kwa 12 ari gusura abaturage, muba murindiye umutekano muri rya sogororo banyuragamo, harimo n'abazungu. Abazungu gabari urabona ko ari kubamba, nta nicyo baramaze nk'uko bivuga, nimba ari byo nimba ari abasivili. Ariko icyo navugaga, we azisobanura ate ko abo bantu bose barenga 10-20 bizigira bingana kuriya baturutse mu gihugu cye kuri titire runaka, bafite n'igihugu bavuyemo? Ariho navugaga yuko hari igihe imiryango imwe n'imwe cyangwa se ibihugu biruma ruhwa ntibivuge, kuko kudefanda cyangwa se kuvuga kuri icyo kintu ni bibi kurusha uko waceceka ntugire ikintu uvugaho na kimwe. Guceceka buryo wawemeye. Urumva nibiri kuba rero bavuga u Rwanda rurimo ruragenda rubatsinda mu buryo bwa diplomasi, haba n'ibirego rwashinjwaga, ubu uzagenda uzakayikwama, yego hazi igihari yajya he. Ni ibintu byagaragaye hakurya hariya ku mupaka, arizo abacapiro bafashwe, ari abasirikare ba FDLR bafashwe, hari icyo bivuze ku Rwanda. Muri bya birego ruregwa hari intsinzi yarwo. Uriya muvandimwe wa Tshisekedi Jacques niwe bari bashyize imbere mo yirukanka muri za Katawe na zaye hose, yageragayo bakavuga bati ngaho tubwira icyo ushaka tugukorera, yamara kukivuga baturakoze tuzakubwira. Ibyo Rwanda ruvuga basabye ingabo Mamati Idriss Deby
muri Chad yego yaracecetse Yabariye. abajenerali barambwiye bati waretse ishyano yabariye sini yabariye sini ibyo u Rwanda Sadeke rufite fact barimo barareba uburyo ki ingabo zabo bari buze kugira gute bari buze yaba zahabu yaba intwaro ni ukuri pe tuzabasaka tubahe kwasiteri zibageze nta kintu muzakura hano navuga ngo rero barimo baragenda batsindwa buhoro buhoro urumva gutsindwa kwabo u Rwanda rufite fact rufite abasirikare rwafashe barwanaga ku ruhande rwa Congo ba FDLR u Rwanda rufite abacancuro banyuze ku mupaka mu Rwanda rufite fact nyinshi bishobora kuburanisha rugatsinda kuko kugeza ubu u Rwanda rufite ukuri mu mahanga ko rwakisobanura rwose rufite fact. Yes, iminota rero irimo iranjyana ngira ngo twabanda tugatumika tugaruke mu kanya. Ejo ni tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu ni wa munsi w'ibiganiro bizabera i Rwanda bizahuza abahagarariye umutwe wa M23 ndetse na guverinoma na DRC cyangwa se Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turaza kuza kureba ese ibi biganiro icyambere biraba ese nibiba turitega iki muri bino biganiro. M23 turamaze kudesida ko Bertrand Bisimwa ari we uzayihagararira ariko baravuga ngo bajye mutumira ntibagatumire M23 bajye batumira ihuriro AFC. AFC Okay, mukanya hanyuma mbwira amakuru ya Rwanda Forum le Paradis du Matela.